Tubahaye ikaze abakurikiye IBTV Rwanda, turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turabishimiye nanone nkuko bisanzwe, murabizi ko tubakunda cyane. Ubu rero nanone tubahaye ikaze, murabibona nkuko mubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu. Turabashuje cyane. Turabikirije. Mwazamura ijwi cyane kugira ngo tuze kumvikana n'abakunzi bacu. Twabikirije kandi twabishimiye kuko bagera kwa. Amen. Hanyuma rero abantu b'inshuti zacu turabararikira gukurikirana imirimo y'Imana. Imirimo y'Imana niyo turi kuvuga muri iyi minsi, nicyo turi kubona kigomba kubaka imitima y'abantu, kuko hari abantu benshi batakizirikana ko imirimo y'Imana uko Imana yakoraga kera n'ubu ariko igikora. Kandi Imana twizeye uko yahoze kera ibana na basogokuruza bacu, na n'uyu munsi niko ikiri. Turashima Imana ku bw'ibyo. Ikindi turahamagarira abantu bose rwose bifuza kutubwira ibyo Imana yabakoreye, kutubwira aho Imana yabakuye. Turabaha karibu n'ikaze kuri IBTV Rwanda kugira ngo dusangize abantu ko Imana twiringiye no bikitwa Imana. Nkuko bisanzwe rero reka twakira umutumirwa wacu. Turakwakiriye nanone. Yego murakoze. Watwibwira amazina? Nitwa Mugenzi Philibert. Yego. Mvuka mu karere ka Rwamagana, umurenge ni wa Musha. Yego. Akagari ni Nyabisindu, umudugudu Nagashuye. Nyobo ya rundi uturutse mu kabuga ka Musha umanuka yerekeza kuri Muhazi. Uragenda ukagera mu mudugudu ntuyemo mugaba uhana imbibi na Muhazi. Yego. Ntangiye ku buhamya bwanjye bwaba burebure ariko ndabuvugamo ibice bibiri, ariko nihutishe. Burya iyo umuntu agiye kuvuga iby'Imana neza arabanza mu nshamake akavugaho Imana yamukuye aho yarari. Yego. Ndumva ntangiyeho gatoya nahera wenda mwibyiruka cyangwa se mwivuka aho navukiye. Utaragera aho ngaho reka tubanze tukubazeho gatoya. Uri umupapa? Ndi umupapa w'umwana umwe. Imana ishimwe. Kandi murareba ingano yanjye ukwiri. Ndabitekereje ubwo mise ngira amatsiko. Mwese mugira amatsiko y'impamvu ufite umwana umwe kandi w'imyaka 5. Mana we. Mukurikije uko mubona ngana. Yego. Ni amatsiko ari. Ngize amatsiko menshi. Ni naho njya nkunda kwinjira cyane iyo ndi mu kuvuga aho Imana yankoreye n'ibyo Imana yankoreye. Yego. Ariko noneho hirya yabyo ndabanza nkavuga ngo ntaramenya Imana itaratangira kunkura bugufi no kugira ngo Imana imenyekane biturutse kuri nge. Iki gihe wari cyangwa se waturutse. Ni ikibazo. Mbere yo kwinjira aho hari akandi kantu namenye. Hari akandi kantu namenye yuko ari we perezida wa korali yitwa Itabaza. Yego. Sinimwa Itabaza ry'intumwa. Urakoze cyane kunyibutsa ako kajambo kandi. Iyo korali nyiza ahantu hitwa Iduha. Yego. Ngo niwe perezida wayo. Ninjye perezida wayo. Twishimiye kwakira perezida. Murakoze cyane. Yego twakomeze. Reka mbere y'icyo hari kugira ngo nze kwinjira neza mu Mana. Yego. Ndumva naravukiye harana banje gukubwira mbere muri kagari n'umudugudu. Ariko mvuka ku babyeyi mu gihe cyabo ntago kuvuga iyi Mana turimo kuvuga ubu ngubu byari bigoye. Nubwo bavuga ngo bafite indi Mana ariko baravuga bafite izindi Mana babyirukiyeho. Yego. Ndabyibuka neza ndi umwana umaze kuba nk'ingimba hari niko babita. Ubu ngubu ngira ngo bavuga nk'umwana w'iganda mu wa 3 cyangwa mu wa 4 primaire. Icyo gihe muribuka ko icyo gihe umwana bari imbata y'ababyeyi, abayoborwa n'ababyeyi bamukoresha icyo bashaka. Yego. Ni yose ndibuka neza ko ndi iwacu ari nijoro ndyamye, papa ntago yari ahari. Nagiye kwibona mbona nka saa 4 z'ijoro. Azanye n'abandi bantu b'abasaza barambyutsa, mama arabakingurira barambyutsa. Mbona n'abasaza bafite amacumu, mbona n'abasaza bafite inkoni, mbona n'abasaza bafite igisabo urakibona. Yego. Iki ngiki mbese ubu ngubu abantu bashyingiranwa, abantu bafite inka bacundamo. Ndakizi. Naragifite noneho ubwo papa araza abwira mama ati bwira umwana ze. Ndabyuka mbonye ari papa numva nta kibazo. Ambwira ati ngwino tujyane ahantu urakenewe.
noneho rero sinabitewe numvaga ari papa, rero kuba ari papa unjyanye muri byose wumva agiye kukugirira neza. Muri iryo joro nkumva ni ibintu byo agiye kungirira, mbona abasaza bari imbere abandi bajya inyuma njya hagati, ariko noneho nkabona hari abafite amacumu bagenda bateza amaboko, bafata igisabo bateza amaboko, ariko icyo gihe barimo kutwumva wenda bafite amatsiko bati bishaka kuvuga iki. Yego, icyo gihe mbibukije ahari bari abantu barimo kubandwa, ubwo bari bakoze ikintu bita ngo ni umuterekero kuri uwo musaza w'ahantu yari ari. Yego, ariko uwo musaza ngo akaba yaratuye ari umupfumu ngo waraguzaga izi mbehe ngo bataraho ibyo bita ngo inzuzi. Yego, ndumva ukuntu bakuru wenda bashobora kuba barimo kubyumva neza. Noneho turagenda tujya kuri uwo musaza, rero hari inzu zari zubatse z'ibigonyi za kera za miviringo ziba zishakaje ibire cyangwa ibikenyeri, hari ahantu bitaga mu Kirambi. Yego, sinzi n'ubuhazi ntago mazi. ubu tuhite ngubu muri izi nzu zigezweho hitwa muri salo. Akaba n'ahari imbere mu rusika rw'imbere, ahagaragara mu muryango hitwaga mu mfuruka. Yego, noneho ndagenda bampa ku ntebe y'inyarwanda, nicara intebe yabaga ibaruye mu giti ya miviringo, ndicara. Ubwo nashyingitswe, nahindutse umwami. Naho ngo ngiye kuba ngo umubyeyi muri batisimu b'ababyeyi b'urwo rugo baterekereye babanzwe. Noneho papa wasiga abwiye mama ngo indagu z'uwo musaza ngo zafashe umwana w'umuhungu ungana gutya, nawe uri umubyara muri batisimu. Bise banjyana gutyo, ndagenda njyayo. Nimara kugera ngera ngo ahari munyemereye, nabwira abantu hari bo baduteza amatwi rero batwumva icyo bitaga guterekera mushamake icyo byabaga bisa. Yego, ubwo naragiye nimara kuhagera banyicaza kuri ntebe mu Kirambi, haza umukecuru urwo rugo araza nyicara iruhande, ariko ubwo kanya ngo yiswe umukazana. Ubwo mbaye sebukwe kubera ko nabaye umubyeyi, kuko ngo wowe warababyaye muri batisimu. Nabyaye ubwo musaza muri batisimu yabo, ariko ubwo nukuvuga ngo umugore w'umukecuru ngiye yari umukazana wanjye. Yego, ubwo mbese nakuze. uri umwana. ubwo mbese nakuze. Yewe Satani ni umugome ko. Noneho ubwo ngubwo baraza bazana ikintu cyitwa bajyaga bakita ngo ni icyuhagiro. Nukuvuga ni ibintu by'ibyatsi bagendaga bagashaka udushami tw'ibiti runaka, ibitwi imyishyuye byumva, udushami tw'ibonobono, udushami tw'imicyuro, ibintu bisa nk'ibyo. Noneho babizana bihambiriyemo inoza inkota. Inkota mujya muyumva y'inkota. Yego, bihambiriyemo baraza barakimpereza. Aza kukimpereza ngifata gutyo, ariko noneho ubwo papa niwe wari isikoti yanjye. ubwo aho byumvikane we wari uyoboye. Nari nyoboye, ariko noneho kubera ko nari umwana, papa nawe wari isikoti yanjye, mbese akamurwa ngo ntaza kwikanga. Nabona ndi iruhande ngo nta kibazo. Noneho ibyo bari ibyo bagendaga bambaza, nirimo nibuka akajya ambwira ngo subiza iki. Ubwo twihose gutyo tuba turaho ngaho. Icyo gihe abantu baba barimo gukora imihango yabo yo kubandwa, kuvuga amagambo runaka y'amapagane, abantu baba bahari, kiba ari ikirori gikomeye. Haje abaturanyi benshi n'imiryango barayitumiye. Tubaho gutyo, mbaho gutyo muri iryo joro, ndacyari muri iryo joro. Turara gutyo, barara banywa bataramye. Urumva nashyingitswe muri make, urumva nashyingitswe mu mandwa zabo. Noneho biza kugeza mu masaha y'igitondo. Icyo gihe bakoze ikintu cyitwa kubandwa, guterekera. Burya abanyarwanda hari igihe abantu batabizi, guterekera no kubandwa babyeka kuvuga ko ari ikintu kimwe. Ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko kimwe n'ishami y'ikindi. Yego, ubundi kubandwa ni ukuba bararaguje, noneho izo ndago baraguje zikabategeka kuza gukoresha icyo bita guterekera cyangwa se kubandwa. Icyo gihe byabaga ari ugusaba kuvuga ngo barajya gushaka inka, bashaka ihene bitaga ibara rimwe, baze noneho ubwo abantu barayaho mu gitondo bya bintu birabagwa, bakabirya se. noneho byo bibaga bigakorerwaho imihango y'imiterekero. Mbese baragendaga bagafata kuri buri kintu, kuri ruhande rw'iyo nyamaswa, n'ubari ukuguru bagakebaho, ukuboko bagakeba, mbese buri rugingo rwose bagagenda bakebaho bagateka. Bambara guteka izo nyama zabaga zizira umunyu. Ntabwo byabaga byemewe gushyiramo umunyu.
noneho bishakiye kuvuga yuko zimaze gushya ubwo umuryango wose uraza ubakomokaho barazirya ariko bari mu kuzihabwa nande na wa wundi washyingitswe. ubwo mbese kugira ngo tubyumve neza ungewe wari wicaye aho niwo uzibaha noneho byarangira bakabona gutanga uburenganzira abantu hanze nk'abakajya baba barira ubuntu baba bagura ibyo bikarangira ariko byamara kurangira gutyo kigenda byibuka bafashe inyama zishoboka baziha papa ko nige bazihaga ndabyibuka igihe bamaye amafaranga 300 kigiye ari menshi cyane ari menshi ndayatahana ndaza igihe kije kugera uko ngenda nkora gakeya wa muntu ngo nabyo muri izo batisimu akenera ko naza nkabiwe yego nk'umwana uri mu rugo ariko umubyeyi aho ngaho ariko uko ngenda nkora ibintu bigenda bintera ubwoba nuko nagendaga bibona mu filime ikagenda ingarukamo nabonaga iryo joro yangarukamo nkumva kugiwe mfite ubwoba nkogenda burya y'Imana igushaka nta giti gufatiraho ibyo ntabwo yihuta ariko iyo uzaba umurago Imana iguhora cyane birakurinda none igihe kiza kugera rero ashaka kunjyana niwe ndabyibuka nigeze no gupanga gutoroka mu rugo kuko yari wa muntu wajya guzana mukubita amaso nkumva afashwe n'ikintu cy'ubwoba komeye nkumva uwo muntu araje ari ikintu kiri mu mpindi kiri bumbeho kubera ko mubonye nuko mba mbyiyumvamo gutyo biba ngombwa yuko kugiwe birorera aho ngaho nari ndi mu bata bw'ababyeyi ariko ngo bari bazi kariko kuri kwabo ariko umunsi maze kumenya Imana nubwo ndimo ngura filime inyuma nkavuga ngo ariko abantu barerewe aho uyu munsi batarimo kuvuga Imana batarimo kugarukira Imana ngo ibashe kubakura aho hantu nyezina bafite ingorane zikomeye bafite ibibazo bikomeye rwose ibibazo pe gorongo kari agace ka mbere yego kubuzima n'abaye mu babyeyi bakoreraga za Nyabingi nk'abana uyu munsi umwana utarimo kwibwiriza w'umusore ubyirutse cyangwa w'inkumi ngo yibwirize nawe ajye kwishakira Yesu amenye Yesu ajye nabyita kwimwakura mbese ngagira ubuhungiro ibyo nibyo yakagombye kumenya cyangwa se agashingira hanga akabimenya kuko biri bintu utahungiye muri Kristo byakurandagatanaho kurandagatanaho nizo za karande zigenda ku bantu ubwo ro nyuma yaho mba muri ubwo buzima bwo babyengeza aho ngaho mvayo basigaraho batakinyobora ndimo niyobora ubwo hagati aho ngaho niyobora ni bimwe by'insore cyangwa se by'abantu bisanzwe reka dusimbukire tugeraho maze kubaka urugo ntangiye kubaka urugo niho tugiye kugera hahandi kuri ya matsiko mfite n'abandi benshi badukurikiye ndabizi ko bayagize rwose ubwo nashatse umudamu ubu tumaranye imyaka iri muri 15 ubwo dufite umwana mu myaka 16 dufite umwana w'imyaka 5 ubwo urumva 11 yose 11 yego ko babamyara ngo muri 11 Imana ko tuyishimye muri 11 basi yari itamburuye noneho nshaka umudamu arashyira mu rugo urabizi ko abantu bajya bavuga mu kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu baba bategereje icyo bashakaniye burya igikurikiro bawe gushaka umwana ntiyaboneka muri meze tubyita azaboneka haracyari kare dufata umwaka dufata uwundi ariko noneho burya hashize imyaka 3 ariko hagati yaho mba natangiye kujya gusenga yego mbu mukristo ariko mbu mukristo sinabukora hari abantu babyiteranya uburyo umukristo n'umurokore baratandukanye usibye ko umurokore ava mu mukristo yego ariko kuba uri umukristo ntabwo bivuga ko uri umurokore ntabwo bivuze ko waba uri umurokore ahubwo uva mu bukristo ukajya mu burokore yego ukigenda ari umukristo ariko ntaraba umurokore yego ndanagerageza nitwikiraga ko inama bucya gatoya mba ngeso nziza hanze gucya ariko no mu rugo n'ingeso nziza ariko n'ubu nuko ariko ntarumva Kristo umumaro we yego nari ngore ko ataranyinjira ngo ntararokoka nararokoka nibyo
igihe kiza kugera uko tugenda dutinda gutya tugenda tubyibazaho ubwo ni nako abantu barushagaho kugenda batebuka yego kwinjira mu kibazo turimo duhura nacyo. Ni naho inshuti nk'izo zagendaga zishaka gutegura ubujyanama, ba bandi batangira kugenda babaza ariko si ibi bintu ni ibiki urimo. Ubwo inshuti zanjye zikambwira ngo umugore araguciye kugeza bata y'ibintu uracitse urarangiye. Abo ni ba bajyanama ngo aragukunze. Urumva nawe ku ruhande yaga afite abandi be, nawe kandi ufite abawe. Nanjye mfite abandi. Ariko noneho bamara kubimbwira gutyo agenda nkabiganiriza umudamu. Yego. Ntabwo namuhishaka. Kamuganiriza barucantege ibyo barimo bazana. Barimo bashaka ku noneho ko kugenda usenga ndi kwimana igenda kwegera kuvugishaho ujya ari ikintu shitani yibeshyaho. Yego. Uye nyamvuga ngo abano mu kazi k'Imana ujya ariko atabizi. Hari ibintu gukoresha gukoresha bigatuma urushaho kumenya Imana. Yego. Hajya ntagahazi. Ntagahazi. Ni ririya nibanga nawe ataramenya. Nibanga ataramenya. None uko bagenda baduha inama batugira inama ariko mwo hagati dusa nk'abatsinzweho gatoya niyo bamura kubwiye ngo nari umukirito ntaraba umurokore. Haza kubaho kumvira abantu. Umuntu araza ndabyibuka arambwira atari ko buriya uhagurutse yego wakamenya impamvu y'ibintu kandi byanashoboka. Arantwara rimwe anjyana ahantu ku mupfumu. Ndagenda ngeze ku mupfumu ndamwitegereza ndavuga uyu muntu ni we nshagiye gushakiraho ibyo nabuze ko ndeba nawe nta kintu yifitiye. Umuntu yaza kuba afite ubushobozi bwo kuba yatanga umwana we nawe afite ibindi bintu akeneye aba yarabonye. Yego. Ariko ndemera njyewe nca bugufi mbese mwemera ko nta mupinze n'iki. Ndagaruka ndavuga nti tumeshe kamwe ngiye gukurikira Imana. Ubwo ngubwo nuko nyine. Noneho abantu baba benshi baba urucanege ruraza. Mwo hagati umudamu aza kugira inde. Oya atarayigira kubera kugenda nihutira gusenga cyane ariko umudamu akarusha gusenga kundusha. Yego. Noneho ubwo ngubwo nanjye ko genda nsenga ari ukagenda ufata isezerano. Bukeye Imana itubwira ko iduhaye umwana. Amen. Duhaye umwana. Mito mbyiromarikamo cyane. Yego. Nubare biravuga ndiriko umuntu ajya abwira umurungu waye. Ndetse rimwe nibirenge iminsi 3 atarakimushyikiriza. Imana y'ubwana bikivuze niyo yagitinza. Naragiye njya mu rugo numva ibintu byiremyemo neza. Yego. Numva ubwo Imana yabivuze ibintu byabaye. Yego. Ndagenda mfata amafaranga yanjye. Ndagenda njya ahantu mu isoko. Ngura agasafuriya najyaga mbona udusafuriya iwacu bakoreshaga cyangwa se n'abakuru banjye bakoreshaga babyaye agasafuriya bita ngo bakoramo ibijaburo bijabura umwana. Ndakagura. Nabo kuzajabura umwana. Kwaro kwize. Kuzajabura umwana. Maze ukageza aho ngaho ndabubwira agasafuriya uzagashyira ku ziko ugashyizemo amazi yo kuhagira uruhinja. Ngo kazajya ku ziko. Ariko nyuma y'agasafuriya maze ukageza mu rugo hahise imyaka 6. Ayiwe. Hahise imyaka 6 no umudamu yajya kunambwa ahubwo yakumva bareno nukira agasafuriya k'umwana ku ziko. Nukira agasafuriya k'umwana ku ziko ariko nkumva ijwi rirambwira ngo iki Imana yavuze. Yego. Ntabwo kizahera kizaza. Haleluya. None igihe kiza kugera muri hafi yo muri imyaka 6 umudamu agira inda. Ntabwo none turimo turasenga bitari bya bindi byo kushidikanya. Natangiye kwinjiramo. None natangiye kwinjiramo byo kuvuga ngo niyo taboneka. Yego. Niyo taboneka. Kumaramaza. None abana amajwi aba menshi. Yego. Nkagenda nkabwira umudamu ariko abantu bambwiye gutya. Simbi mubwiye. Ukeye amaze kugira inda. Indi maze kugera mu mezi 4. Jyana kwa muganga arwaye indivamo. Mana yanjye we. None ivuyemo muganga aramatese kureba indi tangiye kurema. Ntushobora gushaka nk'ikintu kandi twaravuga muganga. Oya kura umwana urabishinzwe. Nkorere ntuza mu muntu wajya kandi nta kibazo afite we mu cyuri. Ndabyibuka mushyira ku igare turataha.
ariko haba hari ikibazo burya Imana hari igihe ikinga ibintu kugira ngo irusheho kukwereka ko ari Imana. Nibyo. Noneho ndumva hari abantu b'ababyeyi murabizi umuntu ufite ikibazo mu nda amaraso amuvuriramo. Yego. None amaraso amuvuriyemo asohoka ari amaraso yavuze. Yego. Muganga aratubwira ngo ni yanyuma ivutse ngo nigutayo nta kibazo. Ayitahana mu nda. Ayitahanye mu nda araza twirwaho nta kibazo ngo bigeze n'injoro. Ubundi kandi bajya bambwira ngo benengera nakwica. Irica. Ngo buke bigeze mu masaha ya saa 10 bujya gucya aribwa mu nda bitabaho. Ariko bidasanzwe ubyumve ku munsi bukeye w'ejo. Noneho ndibaza ndavuga uyu muntu akwiye kwa muganga, uyu muntu ukapfuye ndabigenza kandi mba numva nta muntu twari turi muri ba bantu dushyikira ikibazo tukakigira icyacu, mukakimenyera, tukakimira, tukakirangiza, tukagira icyacu. None ahantu naje gukomereka buryo umuntu yakubwira ati ngiye nakomeretse, ubyumva ko umuntu ujya bayakomeretse nuko umuntu umwe mu bavandimwe ba hafi yavuze ati bari abantu ni imitwe bateka ntabwo yigeze yakuramo inda, ntabwo yigeze atwita, ahubwo ni imitwe batetse ngo bavuge ko bagiye kwa muganga ngo bakuramo inda ngo abantu bakunde ngo bamenye ko babyara nabo bajya basama. Mani babarira abantu nk'abo pe. Noneho mbyumvishe gutyo umudamu uri mujyanye kuri nawe ni humura. Hari yavuze. Hari yavuganye natwe. Naho bintu bya turi muri nzara. Yego. Ariko nabwira abantu umuntu wese nakometswe na nzayimana. Nibyo. Kuko irakurinda. Iragukomeza. Naho igihe cyatinda gusohora ariko buri mu burinzi nza ntabwo uzayivamo ngo be wapfa kubera ko ntabwo Imana yakwemera kupfa idashoje ibyo yakubwiye. Ubwo ngubwo igihe cyarageze turakomera turihangana. Ibyo bihitaho bityo, bimaze guhitaho bityo turongera turiyubaka, tumaze kwiyubaka tuwacu wa babiri. Igihe kiza kugera rero umugore anshyira ku gipimo. Arampima ariko asanga naye namukenguye. Asanga urashyitse. Turicara gutya turicaye turatuje. Ubundi ngewe umudamu wanjye igihe twabanye nirinze kubona nabone ko mubwire no kugira ngo atabyitirira cya kindi kibazo mufite kiturimo. Yego. Bucya yarambwira ariko ngarutse inyuma gatoya ataragira iyo nda yarambwira ati waretse tukajya kwa muganga tukareba impamvu y'ibi bintu. Yego. Tukareba impamvu yari. Ndamubwiye ntereka mubwire kwa muganga turajye pe. N'ubushobozi turabufite bwo kujya kwa muganga niyo hamwe na habi na hatatu turajyayo. Ariko ikibazo ugiye guteza witegure kukirwana. Yego. Ati kiza kubwira muganga tumenyeshe impamvu y'ibi bintu ni ikibazo neje. Nereka mubwire ikibazo ugiye guteza rero. Uyu munsi tuzi neza ko ari ikigeragezo turimo dufatanyije kiri hagati yacu. Yego. Kandi nigeze nakubwira nuryama ujye wigira ivure nengere ku rwuriro ntukakore ko kigivure cyakubyiga wenyine. Yego. Kigeragezo nanjye sinzagikunda kugiye ku rwuriro cyabyiga ngenyine. Reka tuzajye tugishyira hagati. Mugifatanye. Tugifatanye ugikande nkande hari igihe kizagera aho kiduturumbuke hagati. Yego. Ino nabyibuka ati ndabyibuka. Burya rero ikigeragezo cyateye mu rugo umuntu umwe akumva ko ari icya kanaka. Undi akumva ko ari icya kanaka. Niho hantu uzasanga umuntu asunikana n'undi ni wowe. None igihe kiza kugera ambwiye kujya kwa muganga ndamubwiye neza ikibazo ugiye guteza ati niturango tugiye kwa muganga ugasanga ikibazo ari wowe kugira ngo ndajya kugufasha kugikanda bizaba bigoye uzagisunika wenyine kuko nzaba namenye ko ari icyawe kimwe nuko nanjye nikibangerewe utazakimfasha ariko ukungira ukuntu uzarwara nacyo ntago ari kuzarwara nacyo ukisanze wowe. Yego. Byabaye byiza rero tukagoma mu kigeragezo cyacu twembi ntawe Imana yatubwiye itagibeshya mugabo urashaka kubi niwemere ko nusanga ari wowe urirwariza ntabwo kijye cyongera kumvuna kuko ndabona binyongera nacyo. Yego. Ibyo arabyumva aca bugufi arongera nko hagati yarageje ikindi kintu twicara ahantu turaganira turatuza arambaza ati hari ikintu ngira ngo tuganire wanyemereye nkitayira nkisubira iwacu nawe ugasigara ukishakira umugore ukareba ko wakwibonera umwana ko byaruta uko wazamumbyariraho gutya
kabiri amabaza kurushaho ebazi ati rwe tubyumvikaneho nigendere uyishakire ugerageze urebe leta y'impamvu ari njyewe noneho hantu nashatse ikintu namusubiza ako kanya kandi numvaga nshaka kumuha igisubizo kimwubaka ndatekereza ndamubwiye nti rero hano iwanyu ni hafi ufite papa wawe ufite mama wawe kandi nanjye uyu munsi n'ababyeyi banjye ahubwo genda witembereza ni hafi ugereyo icyo kintu kibagisheho inama baguha aho niyo kurikiza uyinzanire none tuyubahirize tuba tuyikuye ku babyeyi amaze akanya arambwira ngo ariko ngo ngerageje kumva uwo uri we ngo none uranyiyimye ebazi nuko yabwiye tubaho ngaho tugeze kimeze gutyo tugera naho umuntu yajya ngira inama kuri icyo kibazo kabubwira ariko reka twumvikane iki ngiye kirewa nakariho ni ibyanjye so ufite abana ye ubwo se ikibazo cyanyu kikoreye gute ni gute uremererwa n'ibintu byagiro cyihorera gisaba cyanjye wakihore sibyo tubaho gutyo ngo tujye kwikubita mu mwaka wa 11 ndamurongera aratwita arabimbwira amaze kubwira ubwe nicaro ceceke kwa muganga ntujyeyo uzajya no kwipimisha igihe cyose bitaragaragara amaso y'abantu kufite yego ntuzajyeyo uzajye zabyihorera abantu batangiye kugenda bamuhurahura nibwo twagiye kwa muganga tugeze kwa muganga umuganga arambwira ati kuki mwaratinze kuza kwipimisha ubwira muganga mfite impamvu yego nyimubwire yamaze kunca amafaranga y'ubukererwe yego muganga ahita afata agakainoza anyandikiyeho kakaresi anyandikiye amande y'ubukererwe agasubiza muri joro akarya agatemara yansubiza yo tibimbwira kana rumba nakandi yari yumvishe impamvu yari yumvishe impamvu ubwo no tugera gutyo ariko Imana ikajya ituba hafi katubwira ngo twabyaye n'umwana tuzabyara tuzi tumuzi tubizi no mu kugura imyenda y'umwana ntabwo twagejeje ko twaguraga imyenda y'umuhungu rwose kandi yari we kuko twari turi mu mvugo y'Imana ku buryo buhagije umwana aravuka umwana aravuka w'umuhungu ajya hariya yego nungu ngewe ndabizi nzabyara abana bane nibyo ni bane Imana yarambwiye ngo nukenera wa gatanu uzashake uzamukura n'abana bane ni bane uracyakomeye kuri iryo sese nibyo ndimo gutegura ndimo ndategura iby'abana bane Imana ishimwe nibyo ndimo gutegura Imana ingira gutyo ngirira neza nene ndavuga ngo ntago Imana nzayireka yego Imana ntago nzayireka Imana nzayikorera yego bishoboka bidashoboka iyi Mana nzayikorera nkenye Imana nzayikorera nkize kandi ndabizi Imana ntacyo yambwiye itazampa kuko nta kintu na kimwe gishobora gukomera kurusha umwana kumubona nibyo nabubwiye Imana ntabwo nzayivaho yego bigenda gutyo mbaho gutyo umwana wageze mu myaka 5 amen n'umudamu turi kumwe manishimwe ikintu shima Imana cya mbere Imana yaraturinze manishimwe iturinda hari abashaka kuza kuvanga yego hari abashaka kuza kudutandukanya kandi batavuye kuri burya rero hafi ntago umuntu wakora ari ushobora guteza ikibazo kuko ntabakuzi yego hari umuntu umwe wigeze hari kutubwira avuga ishengesho yavuze ariko arivuga mu magambo ajimeje arasenga aravuga ngo Mana ngo nsindire ng'icyago n'icyangange yego abatabyumva neza bumva ko arimo asenga amasengesho ameze nk'ayo guterekera cyangwa se nk'ayangoyo y'ibyo ngibyo yego none harongera ngo kandi ngo nsindire Sekibi wo mu kirambi yego kuvuga wa muntu uri hafi yawe nashatse gukurikirana iryo shengesho ariko nza kumenya nko icyago nuko twavuga ibyago yego ariko noneho tukigite kimwe yego wakivuga ngo iki ari kimwe icyago ikiraba icyago yego ngo ni cyanganye icyanganye ni ukuvuga ko rero mpagaze mu mwanya wo kuba wenda nta mwana mfite ariko hari abandi bantu barimo gushaka kunzanira inama zo gusigara njyenyine yego kandi noneho nafashe umudamu wanjye muhindura umwana wanjye nukuri noneho hari abari bo bashaka nuko nawe mwikuraho ngo nsigare njyenyine noneho usigare wenyine kubera ikibazo bashingiyeho
icyo gihe baba bakwita andi mazina atandukanye tangira bakwita amazina ariko njye ntabwo nigeze nakwikoma abantu banyita amazina ntabwo baribo ntabwo babaga bayahimbye ntabwo babaga ari kandi koko icyo bavugaga ko ari ukuri mu nakwita izina ry'icyo uricyo ntabwo ari icyo kibazo ubariswe n'igihe yego urimo yego ariko ikintu kimwe cyane uharanira iyo wamaze kumenya Imana uharanira ntuzasabe ko abantu bazapfa cyangwa se bazimuka batabonye imirimo bazakwita andi mazina kuko nibo bazi kwita yego bazakwita ngombwa kuko nibo bamenye kwita nibabeho bakwita andi mazina bazahindura bakwise icyo gihe rero ndabyibuka abana mbere se bajyaga banyita ndashoje bajyaga banyita ngo bagashaka kumpamagara mugenzi bakumva barabitinye kureba ingano mfite kandi mbabereye se wabo bakumva nabwo ni ukutanyubaha turamwita se nde papa wande ko bidakunza banyita muzehe natangiye kwitwa muzehe kera ariko ndarikunda yego ndarikunda kuko niyo ryabanjirije umwana ubwo ngubwo banyita muzehe batanyita muzehe bakanyita papa Brian amen mwana wanjye yitwa Bijuru Brian amen ariko namusabye Imana mu bimumaye umwana naravuze ngo Mana ndagushimira ko umpaye abana benshi ntabwo nyimwituma araza ariko akora nka benshi koko iyo kubagana mu mbuga ujya muri benshi bahari Mana ishimwe n'ukuri dushimye Imana ku bwanyu dushimye Imana yatanze umwana mu gihe kigoranye mu gihe kirekire biragoye kumva imyaka 11 kwihanganira iyo myaka ni igihe kigoye cyane dushimira na madamu wabashije gukomera muri icyo kigeragezo n'ukuri yagize ubutwari budasanzwe abagore nk'abo nibo dukeneye muri ino minsi babasha kwihangana no mu gihe gikomeye nibo bakenewe Imana ishimwe n'ukuri abantu bari bakurikiye IBTV turabashimira ko mwabanye natwe mwumvisha imirimo y'Imana itangaje reka tubabwire ngo nakagaruka n'ubundi tuzongera tuganire imirimo y'Imana uzatubwira n'ibindi byinshi tuzongera tugende tujye gusura na madamu atubwire izo mbaraga zavaga izo mbaraga zo kumva ibyo byose akarenga agakomera mu mutima nawe tuzamugeraho tumusure hanyuma tumubwire ko yagize neza ko b'intwari yabaye umugore w'intwari turashimira abantu bose bari badukurikiye n'ukuri tuvuze imirimo y'Imana bwakira bugake ariko kubw'umwanya tuba dufite reka duhinira tuzongera dusobokure Imana iho umugisha umuntu wese adukurikiye umuntu wese wifuza kugira icyo tuganiriza kuvuga imirimo y'Imana reka tumuhe nimero yajya duhamagaraho hanyuma akatubwira ko azaza kuduha ubuhamya akatubwira imirimo y'Imana ni 078 53 91 691 reka nyisubiremo 078 53 91 691 iyo nimero iyo yihamagaye turakwitaba kandi rwose ni karibu muze mutubwire imirimo y'Imana papa Imana iguhe umugisha udusuburize mama Brian gusuze na Brian cyane kuko n'abantu bavuye mu bushake bw'Imana kandi ubabwire ngo turabakunda namwe abakunzi bacu IBTV turabakunda cyane ciao ciao